turagushimiye wowe tubana umunsi ku wundi, turagushimiye kandi wumve ngo uri umugisha kuri twe, uri agaciro kuri twe kuba tugufite muri imbaraga zacu. Nawe ugeze hano uyu munsi cyangwa se aribwo ubashe gukurikirana ibiganiro, nawe wumve ko tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 bishobora kugufasha mu rugendo rugana mu ijuru, cyangwa se izi nama zigera ku 10 ushobora kwifashisha. Hari byinshi zishobora kukungura kandi niwabasha kumva neza urasobanukirwamo byinshi utaruzi. Harimo byinshi utamenye, harimo byinshi utasobanukiwe, nuko utaje ngo usobanukirwe impamvu kuri gusobanukirwa niyi, cyangwa se impamvu ugiye gukomeza kumva iki kiganiro no kugira ngo usobanukirwe bya bindi byose utasobanukiwe. Iki kiganiro nk'uko bisanzwe cyitwa iyobokamana n'ubuzima. Ngewe ukugezeho nkagutegura iki kiganiro, amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonné, kandi nkushimire nawe wakanze subscribe, nkushimire wowe ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi kandi ugakanda like na share na comment. Nawe utarabikora n'inkunga ikomeye udushyigikiye kandi uduteye imbaraga kugira ngo dukomeze tuganira kuri izi nama zikomeye zanditswe n'abahanga mu byerekeye iyobokamana. Niyo mpamvu iki kiganiro twakise iyobokamana n'ubuzima. Rero hari inkuru nyinshi cyane bagiye bumva zitandukanye, wumva inkuru mu buzima busanzwe, ariko iki kiganiro kibanda cyane cyane ku nkuru zigendanye n'iyobokamana, ariko haba harimo n'ubuzima. N'iyobokamana kubera yuko iyobokamana n'ubuzima ni ikintu kimwe, niyo mpamvu twakise iyobokamana n'ubuzima. Ikintu cya mbere cyagufasha mu rugendo rw'ubuzima cyangwa se mu rugendo rw'iyobokamana, mu rugendo rw'agakiza, mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, ikintu cya mbere ni ikintu gikomeye cyane ukwiye kwitondera. Ubuzima budafite intego ni nk'urugendo rutagira iyo rukujyana. Iki ni ikintu cya mbere, cyangwa se iyi ni inama ya mbere itugaragariza ko ubuzima budafite intego ngo ni nka kwa kundi ushobora kuba watega imodoka ariko utazi iyo urimo urajya. Rero niba ushaka kugera ku nzozi z'ubuzima bwawe, birasaba ko ugerageza kuba wakwitondera iki kintu, ukaba wagira intego mu buzima kandi ukagerageza kuyikurikira. Niba ari umuhamagaro ugakomeza ukawukurikira, kabone nawe wananizwa mu rugendo ariko ugakomeza ku ntego wiyemeje. Rero ubuzima bwiza ni ubuzima bufite intego kandi ni ubuzima bufite icyerekezo. Niba ushaka kugera ku cyerekezo cy'ubuzima kandi ukagera ku cyerekezo kigusatiriza ubwami bw'Imana, birasaba gukomereza mu nzira watangiye, ukirinda ibyo hirya, kabone nawe wabona ibyo hirya wenda bishobora kuba aribyo bizavamo inyungu itandukanye niyo ukura mu gakiza. Ni byiza ko ukomeza inzira wiyemeje, cyangwa se ni byiza ko ukomeza urugendo watangiye. Si byiza rero ko wakora ibintu bidafite intego muri ubu buzima. Icyaba cyiza aho gukora byinshi bidafite intego, uzahitemo gukora ikintu kimwe gifite intego. Ikindi kintu cya kabiri, cyangwa se indi nama ya kabiri yagufasha mu rugendo rw'ubuzima, nayo ni inama ikomeye kandi ni inama ishobora kuba yagira icyo yubaka ku buzima bwawe. Ubuzima butarimo Imana ntibugira intego, kandi ubuzima butagira intego ntibugira agaciro, kandi iyo ubuzima bubuze agaciro ntibugira umumaro. Iyi nama cyangwa se iki kintu nacyo ni ikintu gishobora kugufasha. N'ahantu batugaragariza ko ubuzima butarimo Imana ntabwo bugira intego. Bivuze ngo niba ushaka kugira intego mu buzima, reka Imana ibanze imbere yawe, kuko niyo izatuma usohoza icyo ushaka kugeraho. Kandi niba ushaka agaciro gakomeye mu buzima, niba ushaka kuzitwa uw'igiciro cyinshi, nuko ukomeza ugatunga Imana muri wowe, cyangwa se ugakomeza ukagendana n'Imana. Niwasiga Imana inyuma, nawe ubwawe uzaba wisize inyuma, kuko uzaba usize ubuzima. Niba ushaka kugira ubuzima buzima, cyangwa se ubuzima bw'iteka, birasaba ko ukomeza kugendera mu muhamagaro w'Imana. Birasaba ko ukomeza kugendera mu nzira Imana yaguteguriye. Nta handi wakura agaciro atari Uwiteka. Bivuze ngo nimba ushaka kugira intego, reka utunge umuntu uzagufasha gusohoza umugambi wawe, cyangwa se uzagufasha kugera ku ntego y'ubuzima. Ikindi kintu cya gatatu nacyo ni ikintu gikomeye cyane, nacyo ukwiriye kuba watega amatwi kugira ngo ukomeze usobanukirwe uburyo ki wakomeza guca mu rugendo rugana mu ijuru, ariko udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Akenshi ikitunaniza
kikatumaramo imbaraga, kikatubuza umunezero. Si akazi kenshi, ahubwo ni akazi katagira icyo kagamije. Iyi nama nayo cyangwa se ikintu nacyo ni ikintu cyagufasha, aho abahanga bagaragaza ko ikintu kitunaniza cyangwa se kikatumaramo imbaraga ngo ntabwo ari akazi kenshi, ahubwo ni kwa gukora akazi kadafite icyo kagamije, cyangwa se ugakora ibintu bidafite intego, cyangwa se ukaba wakora akazi ariko ubizi neza ko ako kazi kadashobora gutuma ukomeza umuhamagaro. Bivuze ngo nimba ushaka kubaho ubuzima butananiwe cyangwa se ubuzima bukomeye, ni uko ugerageza gukora ibijyanye n'umuhamagaro cyangwa se ukomeza gukora ibijyanye n'ubuzima bwawe. Birasaba gutandukana n'ibidafite umumaro kugira ngo usingire ifite umumaro ku buzima bwawe. Inama none ni inama ikomeye cyangwa se ikindi kintu cyagufasha mu rugendo rw'ubuzima, kandi ni ikintu cyagufasha kikakubaka ukubakika. Indi nama ya kane nayo ni inama ikomeye cyangwa se ikindi kintu cya kane cyagufasha muri uru rugendo, nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Niwakomeza kubana natwe kandi ukomeze kugira umugisha, ukomeze kugirirwa neza n'Imana, imbaraga z'umwuka wera zikomeze gusakara kuri wowe, kandi nkwifurije ibyiza byose bitangwa na Nyagasani. Urukundo Imana itanga rukomeze gusakara muri wowe. Ntabwo Imana ku isi ngo ukorere kwibukwa, yagushyiriye ku isi kugira ngo utegure imibereho y'iteka. Iyi nayo ni inama ikomeye cyangwa se ikindi kintu gishobora kugufasha ugasobanukirwa impamvu y'urugendo, ugasobanukirwa impamvu Imana yakuremye, ugasobanukirwa n'icyo Imana yagushyiriye kuri iyi si. Mwene data, ikintu Imana ngo yagushyiriye kuri iyi si cyangwa se inama ikintu itubwira, ni inama itugaragariza ko mu bintu by'ingenzi cyangwa se mu bintu bya mbere Imana yadushyiriye kuri iyi si, ntabwo ari ukugira ngo dukore kwinezeza cyangwa se dukorere cyane cyane dushaka duhirimbana iby'iyi si ariko bitarimo Imana. Ni byiza ko tubishaka, ariko cyane cyane tukabishaka tunitegurira ubuzima bw'iteka. Nimba usobanukirwa neza ukamenya icyakuzanye kuri iyi si, ni ngombwa ko n'inama wagerageza kwitekerezaho, ugatekereza ushobora kuzaba mu buzima buzaza cyangwa se mu buzima buri imbere. Nimba uzi intego y'uru rugendo, birasaba kugerageza gusobanukirwa ukamenya icyo Imana yagushyiriye ku isi. Ikindi kintu cya gatanu nacyo ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se ni ikintu kirimo amagambo akomeye. Bibiliya yo ibivuga iki? Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho muri izi nama turimo tugenda tubagezaho. Bibiliya iratubwira ngo Imana yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima w'umuntu. Umubwiriza 3:11. Bibiliya igaragaza neza ko Imana yashyize ibitekerezo by'iteka mu buzima bw'umuntu cyangwa se muri wowe cyangwa se muri njye. Bivuze ngo nimba yarashyizemo ibitekerezo by'iteka, bivuze ngo nuko hari ubuzima bw'iteka. Rero nimba ushaka gukomeza urugendo, ni ngombwa gukomeza gusobanukirwa kandi ukamenya nibi. Ni ngombwa gukomeza kumenya kandi ukagira ubumenyi butandukanye n'ubwo wari ufite. Rero mwene data, nimba ari ubuzima bw'iteka, birasaba ko ugerageza gukorera ubuzima bw'iteka. Birasaba ko ukomeza kugendera mu nzira ikomeza kukuyobora muri uru rugendo. Ikindi kintu cya gatandatu cyangwa se indi nama ya gatandatu yagufasha mu rugendo rugana mu ijuru, ni inama ikomeye, ni inama irimo ubwenge kandi ni inama irimo umwuka wera. Uburyo ubana n'Imana hano ku isi nibwo buzaguhesha uko uzabana nayo mu bugingo buhoraho. Bivuze ngo mbese muri urugendo unyuramo, iyi nama ni inama ikomeye cyane. Ese mu rugendo rw'ubuzima, niba ukora ibyiza binezeza Imana, niba ugendera mu nzira yo kunezeza Imana, ngo ubuzima ushushanya muri iyi si bwubaha Imana, cyangwa se ubuzima ucamo, niba uca mu buzima bunezeza Imana, ni nabwo buzima ushushanya kuzabamo mu gihugu cyo mu ijuru. Rero tekereza neza inzira ucamo, cyangwa se utekereze neza ibikorwa byawe ucamo, niba koko bizabasha gutuma usingira ubwiza bw'Imana. Iyi nama nayo ni inama yagufasha kandi ni inama yagira ibyo ihindura mu buzima bwawe, kugira ngo uhindure uko wagendaga cyangwa se uhindure uburyo ki wifataga, kugira ngo uzabashe kubana n'Imana mu mahoro, kugira ngo uzabashe kubana n'Imana mu mutuzo n'umunezero. Indi nama ya karindwi ishobora kugufasha, cyangwa se ikindi kintu cya karindwi gishobora kugufasha muri ubu buzima, niwiga gukunda no kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo, uzaba wihesheje ubutumire bwo kuzabana nawe mu buzima bw'iteka.
bw'iteka. Rero iyi ni inama nayo ikomeye cyane abantu benshi cyane batajya batekerezaho, cyangwa se ni ikintu abantu benshi batajya basobanukirwa, ngo ariko nibiga gukunda no kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo uzaba wihesheje ubutumire bwo kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. N'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, rero zatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubihuje neza iyi nama, uyihuje n'iri jambo, wasanga ari ibintu bimwe cyangwa se ari ikintu kimwe. Rero iga gukunda Imana, wige no kwizera umwana wa Yesu Kristo, uzaba ufite invitation ikwinjiza mu bukwe bw'umwana w'Imana. Indi nama ya munani nayo ishobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima, cyangwa se ikindi kintu cya munani gishobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima n'iyobokamana. Ndagira ngo mwumvise ko iki kintu cyari cya kiganiro cyacu cyitwa iyobokamana n'ubuzima. Njyewe ukikugezaho kandi njyewe ukigutegurira, amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonné. Nimba igihe uzamara hano ku isi ari bwo buzima, nakugira inama yo kwihutira kuburya bigishoboka. Ni ikintu cya munani cyangwa se n'inama ya munani, aho batugira inama batugaragariza ko nimba utekereza ko ubuzima urimo ari ubungubu uzagarukira hano ku isi, ngo inama yaba nziza cyangwa se ikintu cyagufasha ni uko waburya bugishoboka. Bishatse kuvuga ngo nimba wizera ko nta bundi buzima wari, icyaba cyiza waburya mbere yuko buzakurya. Ariko niba wizera ko hari ubundi buzima, ni byiza ko urya ubuzima bwa none ariko uteganya n'ubuzima bw'ahazaza, cyangwa se uba mu buzima bwa none ariko witeganyiriza no mu buzima bw'ahazaza. Twebwe nk'abizera Yesu Kristo turabizi neza ko hari ubundi buzima bw'iteka, ariko iyi nama nayo ni inama ishobora kureba na wa wundi wari uzi neza ko ubuzima arimo ari ubwa hano ku isi, ariko inama itugaragariza ko hari ubundi buzima. Ati niba bishoboka ko bwaba ari bwo buzima ufite, ni byiza kuburya none, kuko utazi ku munsi uzakurikiraho aho uzaba uhagaze. Ikindi kintu cya cyenda cyangwa se indi nama ya cyenda ishobora kugufasha mu buzima, ni inama ikomeye kandi nkomeza kugushimira wowe dukomeje kubana. Ikintu cyangiza ubuzima bwa benshi muri iki gihe ni ugutekereza ibya hafi biboneka gusa. Iyi nayo ni inama ikomeye cyangwa se ni ikintu cya cyenda kitugaragariza ko mu kintu cyangiza abantu benshi cyane ngo ni ugutekereza ibintu bya hafi, cyangwa se ni ugutekereza ibintu by'ako kanya, aho gutekereza ubuzima buri imbere. Nayo inama isa nk'igaragaza cyangwa se ishushanya inama zose twagiye twumva, kuko hose harimo ikintu cyo gutegurira ubuzima bw'ahazaza, cyangwa se harimo ikintu cyo gutegurira ubuzima ushobora kuzisangamo mu gihe kizaza. Rero mwene data, nimba ushaka kubaho ubuzima, gerageza guteganyiriza ubuzima buri imbere. Nk'uko umubyeyi abyara abana akabateganyiriza ubuzima bazabaho, nawe gerageza kwiteganyiriza ubuzima bwawe kugira ngo mu gihe kizaza kabone naho bishobora kuzaba bikomeye, ariko uzabe ufite assurance, cyangwa se uzaba ufite assurance y'ubuzima. Iyo assurance nta wundi uyitanga ni Yesu Kristo. Ikindi kintu cya 10 aricyo dusorezaho nacyo ni inama ikomeye ishobora kugira byinshi ihindura mu buzima bwawe. Kandi niba ari na mwene data utari wasobanukirwa, uzamushishikarize kuza kubana natwe kugira ngo buri munsi uwundi tuzajye dukomeza kubana muri ibi biganiro tubagezaho. Kugira ngo ukoreshe ubuzima bwawe neza, ni ngombwa gutumbira ubuzima bw'iteka. Iyi nayo ni inama cyangwa se ni ikintu cya 10 turimo turasorezaho, kugira ngo ukoreshe ubuzima bwawe neza, ni ngombwa gutumbira ubuzima bw'iteka. Bivuze ngo mu bintu byose dushushanya cyangwa se mu nzira zose ducamo, icy'ingenzi mu buzima ni ugukomeza guca mu nzira ijya mu ijuru. Kabone naho ushobora guhura n'ibisitaza byinshi, kabone naho ushobora guhura n'ibikunaniza byinshi mu rugendo, ariko nakomeza gutumbira inzira y'umuhamagaro uzagera kure, kandi uzabasha gutsinda. Imana ijya ibasha gutsinda. Imana iyo igiye ku rugamba ntabwo ibaza ngo iri buze gutsinda gute, ahubwo urareka ikabasha gutsindira muri wowe. Imbaraga z'Imana rero zikomeze kuganza kandi zikomeze kugushyigikira, ukomeze gusobanukirwa, ukomeze nawe gusesengura kugira ngo ukomeze kumenya ibigusobanurira cyangwa se ibituma usobanukirwa iby'ubugingo.
iby'ubugingo ni inyanja ngari cyangwa se ni inzira ndende utasobanukirwa umunsi umwe, ariko iyi nyanja ngari cyangwa se iyi nzira ndende cyangwa se uyu muhanda turimo turanyuramo wakomeza kubana natwe, uzakomeza kugenda usobanukirwa byinshi utari uzi, tuzakomeza kugenda tureba inkuru nyinshi zitandukanye utigeze ubasha gusobanukirwa tuzisobanure, uzakomeza kugenda usobanukirwa byinshi cyangwa se agaseke kari gapfundikiye batigeze bapfundura. Izo nizo nkuru tugiye kuzakugezaho kugira ngo ukomeze kugirirwa neza n'Imana, ukomeze kugira umugisha kandi ukomeze kugira ubugingo, ukomeze kuba mu Mana kuko niho hari ubuzima. Nimba ushaka ubuzima senga, nimba ushaka kubaho senga, niba ushaka ubuzima bw'iteka kurikira Imana, niho uzasanga byose. Turagushimiye wabanye natwe kandi ukomeze kugira umugisha. Shalom shalom.